Yesu Kristo nashimwe. Uyu munsi turatangira igice cya gatandatu mu gitabo cyo kuva, umunsi wacu wa 12. Imana yongera kubwira Mose izina ryayo ikamutuma. Uwiteka abwira Mose ati, uhereye none uzabona ibyo nzagirira Farawo. Azabarekura bagende, abyemejwe n'amaboko menshi, kandi no kwirukana azabirukana mu gihugu cye kubw'ayo maboko. Imana ibwira Mose iti, ndi Uwiteka, kandi nabonekeye Aburahamu na Isaka na Yakobo. Nitwa Imana ishobora byose, ariko sinabimenyesha nitwa iryo zina Uwiteka. Kandi nakomeje isezerano ryanjye nabo, ko nzabaha igihugu cy'i Kanani, igihugu cy'ubusuhuke bwabo basuhukiyemo. Kandi numvise umuniho w'Abisiraheli, Abanyegiputa bazitiriye mu buretwa, nibuka isezerano ryanjye. Nuko bwira Abisiraheli yuko ndi Uwiteka, kandi nzabatura imitwaro Abanyegiputa babakorera, mbakure mu buretwa babakoresha, bacunguze ukuboko kurambutse n'ibihano bikomeye. Kandi nzabazana mu bwoko bwanjye, nanjye nzababera Imana. Niho muzamenya ko ndi Uwiteka Imana yanyu, ibatuye imitwaro Abanyegiputa babakorera, ikabakura muri bo. Kandi nzabajyana mu gihugu namanikiye ukuboko, kuko yuko nzajya Aburahamu na Isaka na Yakobo, nzakibaha kuba ibiragwa byanyu. Ndi Uwiteka. Mose abwira Abisiraheli ibyo, maze babuzwa kumwumvira n'umubabaro wo mu mitima yabo utewe n'uburetwa bwa gahato. Uwiteka abwira Mose ati, jya kwa Farawo umwami wa Egiputa, umubwire akundira Abisiraheli bave mu gihugu cye. Mose avugira imbere y'Uwiteka ati, dore Abisiraheli ntibanyumviye, none Farawo aranyumvira ate? Kuko iminwa yanjye yanduye nk'umubiri utakebwe. Uwiteka abwira Mose na Aroni, abatuma ku Bisiraheli no kuri Farawo umwami wa Egiputa, ngo bakure Abisiraheli mu gihugu cya Egiputa. Aba ni bo batware b'amazu ya ba sekuru. Bene Rubeni imfura ya Isiraheli ni Henoki na Palu na Sironi na Karumi. Iyo niyo miryango ya Rubeni. Bene Simeyoni ni Yemuweli na Yamini na Ohadi na Yakini na Sohari na Shawuli umwana w'umunyakananikazi. Iyo niyo miryango ya Simiyoni. Aya niyo mazina y'urubyaro rwa Lewi nk'uko ibihe byabo bikurikirana. Bene Lewi ni Gerushoni na Kohati na Merari. Imyaka Lewi yaramye ni 137. Bene Gerushoni ni Rubeni, Libuni na Nishimeyi nk'uko imiryango yabo iri. Bene Kohati na Amuramu na Isuhari na Heburoni na Uziyeli. Imyaka Kohati yaramye ni 133. Bene Merari ni Mahari na Mushi. Iyo niyo miryango y'Abalewi nk'uko ibihe byabo bikurikirana. Amuramu arongora Yokebeti nyirasenge, babyarana Aroni na Mose. Imyaka Amuramu yaramye ni 137. Abana ba Isuhari ni Kora na Nefegi na Zirika. Bene Uziyeli ni Mishayeli na Ezafani na Sitiri. Aroni arongora Elisheba umukobwa wa Aminadabu mushiki wa Nahashoni, babyarana Nadabu na Abihu na Eliyazari na Itamari. Bene Kora ni Asiri na Elukana na Abiyasafu. Iyo niyo miryango y'Abakora. Eleyazari mwene Aroni arongora umwe mu bakobwa ba Putiyeli, babyarana Finehasi. Abo ni bo batware b'amazu ya ba sekuru yo mu Balewi nk'uko imiryango yabo iri. Abo ni bo Aroni na Mose n'abandi Uwiteka yabwiye ati, mukure Abisiraheli mu gihugu cya Egiputa uko imitwe yabo iri. Abo ni bo babwiye Farawo umwami wa Egiputa ngo bakure Abisiraheli muri Egiputa. Abo ni bo Mose na Aroni n'abandi. Ku munsi Uwiteka yabwiriyeho Mose mu gihugu cya Egiputa, yaramubwiye ati, ndi Uwiteka, bwira Farawo umwami wa Egiputa icyo nkubwira cyose. Mose avugira imbere y'Uwiteka ati, dore iminwa yanjye yanduye
nk'umubiri utakebwe, Farawo yanyumvira ate? Igice cya 7. Mose na Aroni bakorera imbere ya Farawo cya kimenyetso cy'inkoni. Uwiteka abwira Mose ati, dore nkugize nk'Imana kuri Farawo. Aroni mwene so azaba umuhanuzi wawe. Uzajya uvuga icyo ngutegeka cyose Aroni mwene so abibwire Farawo, kugira ngo areke Abisiraheli bave mu gihugu cye. Nanjye nzanangira umutima wa Farawo, ngwize ibimenyetso byanjye n'ibitangaza byanjye mu gihugu cya Egiputa. Ariko Farawo ntazabumvira, maze nzababarishe igihugu ukuboko kwanjye, nkure ingabo zanjye ubwoko bwanjye Abisiraheli muri icyo gihugu, mbakuyeho ibihano bikomeye. Abanyegiputa bazamenya yuko ndi Uwiteka, ubwo nzarambura ukuboko ku gihugu cya Egiputa, ngakura Abisiraheli muri cyo. Mose na Aroni bagenza batyo uko Uwiteka yabategetse, aba ariko bakora. Mose yamaze imyaka 80 avutse, na Aroni yari amaze imyaka 83 ubwo bavuganaga na Farawo. Uwiteka abwira Mose na Aroni ati, Farawo nababwira ati, mukore igitangaza kibihamye, ubwira Aroni uti, enda inkoni witwaje uyijugunye hasi imbere ya Farawo, kugira ngo uhinduke inzoka. Mose na Aroni binjira kwa Farawo, bakora icyo Uwiteka yategetse. Aroni ajugunya inkoni ye hasi imbere ya Farawo n'abagaragu be, ihinduka inzoka. Farawo nawe ahamagaza abahanga n'abarozi, ari bo bakonikoni ba Egiputa, nabo babigenza batyo, babikoresheje uburozi bwabo. Umuntu wese muri bo ajugunya inkoni ye hasi, ziba inzoka, maze inkoni ya Aroni imira izabo. Uwiteka na Farawo umutima wa Farawo uranangira, ntiyabumvira uko Uwiteka yari yavuze. Icyago cya mbere, amazi ahinduka amaraso. Uwiteka abwira Mose ati, umutima wa Farawo uranangiye, yanga kureka ubwoko bwanjye ngo bugende. Mu gitondo uzajye kuri Farawo, dore azaba ajya ku ruzi, nawe uzahagarare ku nkombe y'uruzi umutegereze, kandi uzitwaze ya nkoni yahindutse inzoka. Umubwire uti, Uwiteka Imana y'Abaheburayo yakuntumyeho ngo reka ubwoko bwe bugende bumukorere mu butayu, none ugejeje ubu utaramwumvira. Uwiteka aravuze ngo, iki ni cyo kizakumenyesha ko ari Uwiteka. Dore ngiye gukubitisha amazi y'uruzi inkoni nitwaje ahinduka amaraso. Amafi yo mu ruzi apfe, uruzi runuke, Abanyegiputa bihirwe n'amazi yo mu ruzi. Uwiteka abwira Mose ati, bwira Aroni uti, jyana inkoni witwaje urambure ukuboko kwawe hejuru y'amazi yo muri Egiputa, ku nzuzi zabo no ku migende y'amazi yabo no ku bidendezi byabo, n'aho amazi aretse hose ahinduka amaraso. Kandi mu gihugu cya Egiputa hose hari bube amaraso, mu mivure y'ibiti no mu bibindi by'amabuye. Mose na Aroni babikora uko Uwiteka yabibategetse. Amanika iyo nkoni, akubitira amazi y'uruzi mu maso ya Farawo no mu maso y'abagaragu be. Amazi y'uruzi yose ahinduka amaraso. Amafi yo mu ruzi arapfa, uruzi ruranuka. Abanyegiputa ntibabasha kunywa amazi yo mu ruzi. Amaraso aba mu gihugu cya Egiputa cyose. N'abakonikoni n'Abanyegiputa babigenza batyo, babikoresheje uburozi bwabo. Umutima wa Farawo uranangira, ntiyumva Mose na Aroni uko Uwiteka yari yaravuze. Farawo asubirayo, ajya mu nzu ye, n'ibyo ntiyabyitaho. Abanyegiputa bose bafukura bugufi bw'uruzi kugira ngo babone amazi yo kunywa, kuko batabashaga kunywa ku mazi yo mu ruzi. Uwiteka amaze konona uruzi, bimara iminsi 7. Icyago cya kabiri, igihugu cyuzura ibikeri. Uwiteka abwira Mose ati, injira kwa Farawo umubwire uti, Uwiteka aravuze ngo, reka ubwoko bwe bugende bumukorere, kandi niwanga kubarekura arabagabiza igihugu cyawe cyose ibikeri. Uruzi ruruzura ibikeri, bizamuke bijye mu nzu yawe no hejuru no haruguru
no ku buriri bwawe, no mu nzu y'abagaragu bawe, no mu mazu y'abantu bawe, no mu nkono zawe, no mu byibo muvugiramo imitsima. Ibikeri bizazamuka bijye kuri wowe no ku bantu bawe no ku bagaragu bawe bose. Uwiteka abwira Mose ati, bwira Aroni uti, rambura ukuboko kwawe kurimo ya nkoni yawe hejuru y'inzuzi n'imigende y'amazi n'ibidendezi, uzamure ibikeri bijye mu gihugu cya Egiputa. Aroni arambura ukuboko kwe hejuru y'amazi ya Egiputa, ibikeri birazamuka bizimagiza igihugu cya Egiputa. Ba bakonikoni babigenza batyo, babikoresheje uburozi bwabo, bazamura ibikeri bijya mu gihugu cya Egiputa. Farawo ahamagaza Mose na Aroni arababwira ati, nimunsabire Uwiteka ankize ibi bikeri, abikure no mu bantu banjye, nanjye ndareka ubwoko bwe bugende butambire Uwiteka ibitambo. Mose abwira Farawo ati, unyirarireho utya ningusabira Uwiteka wowe n'abagaragu bawe n'abantu bawe, mumbwire gihe ki ushaka ko ibikeri bimarirwa kuri wowe no mu nzu yawe, bigasigara mu ruzi rwonyine. Aramusubiza ati, n'ejo. Nawe aramubwira ati, bibe uko uvuze, kugira ngo umenye yuko ari nta uhwanye n'Uwiteka Imana yacu. Ibikeri bizakuvaho bive no mu mazu yawe no ku bagaragu bawe no ku bantu bawe, bisigare mu ruzi rwonyine. Mose na Aroni bava kuri Farawo. Mose atakambirira Uwiteka ibikeri bateje Farawo. Uwiteka abigenza uko Mose yavuze, bya bikeri bipfira mu mazu no mu ngo no mu mirima, birakamuka, babirunda ibirundo, igihugu kiranuka. Maze Farawo abonye ko bimworoheye, yinangira umutima, ntiyabumvira uko Uwiteka yari yavuze. Icyago cya gatatu, hatera inda. Uwiteka abwira Mose ati, bwira Aroni uti, manika inkoni yawe ukubite umukungugu uhinduke inda mu gihugu cya Egiputa cyose. Babigenza batyo. Aroni amanika ukuboko kwe gukubita inkoni, akubita umukungugu, inda ziba ku bantu no ku matungo. Umukungugu wose wo mu gihugu cya Egiputa cyose uhinduka inda. Abakonikoni bagerageza gukora batyo, barogeshereza uburozi bwabo kugira ngo batere inda, ntibabibasha. Inda ziva ku bantu no ku matungo. Abo bakonikoni babwira Farawo bati, ibi bitewe n'urutoki rw'Imana. Umutima wa Farawo uranangira, ntiyumvira Mose na Aroni uko Uwiteka yari yavuze. Icyago cya kane, hatera ibibugu. Uwiteka abwira Mose ati, uzazinduke kare mu ruturuturu, uhagarare imbere ya Farawo. Azaba asohoka ajya ku ruzi, umubwire uti, Uwiteka aravuze ati, reka abantu banjye bagende bankorere, nutabarekura nzaguteza amarumbo y'ibigugu, wowe n'abagaragu bawe n'abantu bawe n'amazu yawe. Amazu y'Abanyegiputa azuzura amarumbo y'ibigugu, bizimagize n'ubutaka bwabo. Kuri uwo munsi nzarobanura igihugu cy'i Gosheni, aho ubwoko bwanjye butuye, amarumbo y'ibibugu ye kubayo, kugira ngo umenye yuko ndi Uwiteka uri hagati y'isi. Kandi nzashyira itandukaniro hagati y'ubwoko bwanjye n'abantu bawe. Ejo niho icyo kimenyetso kizabaho. Uwiteka abigenza atyo, amarumbo y'ibibugu aza ari icyago mu nzu ya Farawo no mu mazu y'abagaragu be, kandi igihugu cya Egiputa cyose cyononwa n'ayo marumbo y'ibibugu. Farawo ahamagaza Mose na Aroni arababwira ati, nimugende mutambirire Imana yanyu ibitambo muri iki gihugu. Mose aramusubiza ati, si byiza ko dukora dutyo, kuko twaba dutambiye Uwiteka Imana yacu ibyo Abanyegiputa bazira kwica. Twatambira mu maso y'Abanyegiputa ibyo bazira kwica, ntitwabatwicishe amabuye.
reka tujye mu butayu tugendemo urugendo rw'iminsi 3 tutambirireyo Uwiteka Imana yacu uko izadutegeka. Farawo aramubwira ati ndabareka mugende mutambirire Uwiteka Imana yanyu mu butayu, icyakora ntimuzajye kure cyane nimunsabire. Mose aramubwira ati dore ndava imbere yawe nsohoke nsabe Uwiteka ngo amarumbo y'ibibugu ejo azave kuri Farawo no ku bagaragu be no ku bantu be, ariko ye kongera kuriganya ntareke ubwoko bwacu bugenda bugatambira Uwiteka ibitambo. Mose ava imbere ya Farawo arasohoka asaba Uwiteka. Uwiteka abigenza uko Mose yavuze, akura ayo marumbo y'ibigugu kuri Farawo no ku bagaragu be no ku bantu be, ntihasigara na kimwe. Farawo yinangira umutima nabwo ntiyareka ubwo bwoko bugenda. Igice cya 9. Icyako cya 5 hatera muryamo. Uwiteka abwira Mose ati injira mu nzu ya Farawo umubwire uti Uwiteka Imana y'Abaheburayo aravuze ngo reka ubwoko bwe bugende bumukorere. Niwanga kuburekura ukagumya kubufata, dore ukuboko k'Uwiteka kuri ku matungo yawe yo mu gasozi no ku mafarashi no ku ndogobe no ku ngamiya no ku mashyo no ku mikumbi, muryamo nyinshi cyane izabatera. Kandi Uwiteka azarobanura hagati y'amatungo y'Abisirayeli n'amatungo y'Abanyegiputa, ntihazapfa na rimwe mu y'Abisirayeli yose. Uwiteka ategeka igihe ati ejo niho Uwiteka azakora ibyo mu gihugu. Bukeye bwaho Uwiteka arabikora, amatungo yose y'Abanyegiputa arapfa, ariko mu matungo y'Abisirayeli ntihapfa na rimwe. Farawo aratuma asanga mu matungo y'Abisirayeli atapfuye na rimwe, maze umutima wa Farawo uranangira ntiyareka ubwo bwoko bugenda. Icyago cya 6 hatera ibisebe. Uwiteka abwira Mose na Aroni ati nimujyane amashyi y'ivu ryo mu itanura. Mose aritumirira hejuru imbere ya Farawo. Mose aritumurire hejuru imbere ya Farawo. Rirahinduka umukungugu w'ifu ukwire mu gihugu cya Egiputa cyose, utere ibishyute bivamo ibishega bifata abantu n'amatungo mu gihugu cya Egiputa cyose. Bajyana ivu ryo mu itanura bahagarara imbere ya Farawo. Mose aritumurira hejuru riba ibishyute bivamo ibishega bifata abantu n'amatungo. B'abakonikoni bananirizwa n'ibyo bishega guhagarara imbere ya Mose, kuko ibishega byari bifashe abo bakonikoni n'Abanyegiputa bose. Uwiteka anangira umutima wa Farawo ntiyumvira Mose na Aroni uko Uwiteka yari yarabwiye Mose. Icyago cya 7 hatera urubura. Uwiteka abwira Mose ati uzazinduke kare mu ruturuturu uhagarara imbere ya Farawo umubwire uti Uwiteka Imana y'Abaheburayo iravuze iti reka ubwoko bwanjye bugende bunkorere. Uhereye none nzohereza ibyago ntera byose ku mutima wawe no ku bagaragu bawe no ku bantu bawe, kugira ngo umenye yuko ari ntawe uhwanye nanjye mu isi yose. None mba ndambuye ukuboko kwanjye nkaguterana mugiga n'abantu bawe ukarimburwa mu isi. Ariko ni ukuri, iyi niyo mpamvu itumye nguhagarika, ni ukugira ngo nkwereke imbaraga zanjye kandi ngo izina ryanjye ryamamare mu isi yose. Na n'ubu uracyishyira hejuru ukabuza ubwoko bwanjye ntureke bugenda. Dore ejo bugingo ubu nzavuba urubura ruremereye cyane rutari rwaboneka muri Egiputa uhereye igihe hatwariwe ukageza ubu. Nuko none tuma ucyuza amatungo yawe n'ibyo ufite mu gasozi byose, umuntu wese n'itungo ryose ruzasanga mu gasozi kidatashye urubura ruzakigwaho gipfe. Wubashye ijambo ry'Uwiteka wo mu bagaragu ba Farawo ahungishiriza abagaragu be n'amatungo ye mu mazu no mu biraro. Utitaye ku ijambo ry'Uwiteka arekera abagaragu be n'amatungo ye mu gasozi. Uwiteka abwira Mose ati tunga ukuboko kwawe mu ijuru urubura rugwe mu gihugu cya Egiputa cyose, ku bantu
no ku matungo no ku nyamaswa no ku byatsi byo mu gasozi byose no ku myaka yo mu mirima yose mu gihugu cya Egiputa cyose. Mose atunga inkoni ye mu ijuru, Uwiteka akubitisha inkuba, avuba urubura, umuriro ugwa hasi. Uwiteka avubira igihugu cya Egiputa urubura, nuko hagwa urubura n'umuriro uvanze narwo by'icyago gikomeye bitigeze kuba mu gihugu cya Egiputa cyose uhereye aho batwariwe. Urwo rubura rwica icyari ku gasozi cyose mu gihugu cya Egiputa cyose, abantu n'amatungo n'inyamaswa, rwica n'ibyatsi byo mu gasozi byose n'imyaka yo mu murima yose, ruvuna ibiti byo mu gasozi byose. Mu gihugu cy'i Gosheni aho Abisirayeli bari niho rutaguye honyine. Farawo atumira Mose na Aroni arababwira ati, ubu bwo nkoze icyaha, Uwiteka arakiranuka, njye n'abantu banjye turatsinzwe. Munsabire Uwiteka kuko uku guhinda gukomeye k'urubura bimpagishe, nanjye ndabareka mugende mwe kuguma ino. Mose aramubwira ati, nimara kuva mu rurembo ndaramburira Uwiteka amaboko, guhinda gushire, kandi ntihari bwongere kugwa urubura, kugira ngo umenye yuko Uwiteka ari we nyir'isi. Ariko wowe n'abagaragu bawe nzi yuko muri bube mutarubaha Uwiteka Imana. Imigwegwe na sayiri birapfa, kuko sayiri zari zeze n'imigwegwe yari irabije, ariko ingano na kusemeti ntibyapfa kuko byari bitaramera. Mose ava mu rurembo imbere ya Farawo, aramburira Uwiteka amaboko, guhinda kw'inkuba n'urubura birashira, imvura ntiyongera kugwa mu isi. Maze Farawo abonye imvura n'urubura n'inkuba bizihinda bishize, arushaho gukora icyaha, yinangira umutima we n'abagaragu be. Umutima wa Farawo uranangira, ntiyareka Abisirayeli bagenda uko Uwiteka yavugiye mu kanwa ka Mose. Icyako cya munani, hatera inzige. Uwiteka abwira Mose ati, injira mu nzu ya Farawo, kuko nangiriye umutima we n'iy'abagaragu be, kugira ngo nerekanire ibi bimenyetso byanjye hagati muri bo, no kugira ngo uzabwire umwana wawe n'umwuzukuru wawe ibikomeye nagiriye Abanyegiputa n'ibimenyetso byanjye nakoreye hagati muri bo, mumenye yuko ndi Uwiteka. Mose na Aroni binjira mu nzu ya Farawo, baramubwira bati, Uwiteka Imana y'Abaheburayo iravuze iti, uzageza he kwanga kwicishiriza bugufi imbere yanjye? Reka ubwoko bwanjye bugende bunkorere. Niwanga kurekura ubwoko bwanjye, dore ejo nzaterereza inzige ku rugabano rwawe, zizimagize ubutaka, umuntu ye kubasha kububona. Zizarya ibyo mwashigaje bitishwe na rwa rubura, zirye igiti cyose mwamejeje mu gasozi. Amazu yanyu zizayuzura, zuzure n'ay'abagaragu bawe n'ay'Abanyegiputa bose, izo baso n'abasokuruza batigeze kubona, uhereye igihe babereyeho ukageza none. Arahindukira ava imbere ya Farawo. Abagaragu ba Farawo baramubaza bati, uriya mugabo azageza he kutubera umutego? Reka abo bantu bagende bakorere Uwiteka Imana yabo. Nturamenya yuko Egiputa hapfuye? Bagarura Mose na Aroni imbere ya Farawo, arababwira ati, nimugende mukorere Uwiteka Imana yanyu. Ariko hazagenda bantu ki? Mose aramusubiza ati, tuzajyana n'abakiri bato n'abashaje, abahungu bacu n'abakobwa bacu, tujyane n'imikumbi yacu n'amashyo yacu, kuko dukwiriye kuziririza Uwiteka umunsi mukuru. Arababwira ati, uko nabifuriza ko Uwiteka abana namwe, niko nabareka mukagenda mujyanye abana banyu bato. Mwirinde, kuko ibyo mugambiriye ari bibi. Siko bizaba, ahubwo abagabo bakuru mugende mukorere Uwiteka, kuko ari cyo mushaka. Birukanwa mu maso ya Farawo. Uwiteka abwira Mose ati, ramburira ukuboko kwawe hejuru y'igihugu cya Egiputa, kuzana inzige zize mu gihugu cya Egiputa, zirya ibyatsi byose n'imyaka yose byo mu gihugu, ibyo rwa rubura rwasize byose. Mose arambura inkoni hejuru y'igihugu cya Egiputa. Uwiteka azanira icyo gihugu umuyaga uvuye iburasirazuba, wiriza umunsi ukesha ijoro. Bukeye uwo muyaga uvuye iburasirazuba
uzana inzige zikwira mu gihugu cya Egiputa cyose, zigwa mu ngabano zaho zose. Zari icyago gikomeye cyane, uhereye kera kose ntigeze kubaho inzige nk'izo, ntizizongera kubaho. Zizimagaza ubutaka mu gihugu cyose, igihugu kibamo umwijima, zirya ibyatsi byose n'imyaka yose byo mu gihugu n'imbuto z'ibiti zose rwa rubura rwasize. Mu gihugu cya Egiputa cyose ntihasigara ikintu na kimwe kibisi, naho cyaba igiti cyangwa ibyatsi cyangwa imyaka. Farawo ahamagaza vuba Mose na Aroni, arababwira ati, nacumuye ku Uwiteka Imana yanyu no kuri mwe, nuko none ndakwinginze mbabarira icyaha ubu ngubu gusa, munsabire ku Uwiteka Imana yanyu inkureho uru rupfu ubu gusa. Ava imbere ya Farawo asaba Uwiteka. Uwiteka ahindura umuyaga uhuha cyane w'ishuheri uvuye iburengerazuba, ujyana za nzige uziroha mu nyanja itukura, ntihasigara na rumwe mu gihugu cya Egiputa cyose. Maze Uwiteka anangira umutima wa Farawo, ntiyareka Abisirayeli bagenda. Icyago cya 9, hacura umwijima. Uwiteka abwira Mose ati, tunga ukuboko kwawe mu ijuru, umwijima ucure mu gihugu cya Egiputa, umwijima umeze nk'igikorwaho. Mose atunga ukuboko mu ijuru, umwijima w'icuraburindi ucura mu gihugu cya Egiputa cyose, umara iminsi 3. Ntihagira abarebana cyangwa uhaguruka akava ahari, bimara iminsi 3. Ariko mu mazu y'Abisirayeli bose harabonaga. Farawo ahamagaza Mose aramubwira ati, nimugende mukorere Uwiteka, ariko imikumbi yanyu n'amashyo yanyu abe ari byo bisigara, abana banyu bato mubajyane. Mose aramubwira ati, ukwiriye no kuduha ibyo dutamba n'ibyo twosa, kugira ngo dutambire Uwiteka Imana yacu ibitambo. N'amatungo yacu tuzayajyana, ntihazasigara n'urwara, kuko ariyo tuzaba dukwiriye kwendaho kuyakoreshereza Uwiteka Imana yacu, kandi ntituzi ibyo tuzakoreshereza Uwiteka tutaragerayo. Ariko Uwiteka anangira umutima wa Farawo, ntiyareka bagenda. Farawo aramubwira ati, mvaho, irinde ntukongere kunca iryera, kuko umunsi uzongera kunca iryera uzapfa. Mose aramusubiza ati, uvuze ukuri, sinzongera kuguca iryera. Imana yo mu ijuru ihabwe icyubahiro. Dushoje igice cya 10, tuzatangira nanone undi munsi wacu w'ejo ku gice cya 11. Imana yo mu ijuru ibaho umugisha. Turi mu gitabo cyo Kuva.